umuntu atavuga ngo umva rwa Rwanda no nicyo nengeye kubwira niko mu Rwanda dufite umutekano mu isi yose ni gute ushaka nyine ubufasha igihe mu ntambara hari umuntu mu cyaro wakivuye muri Kigali utanasubira ni yakena utanajya guhinga imirimo afite yo kubera ko ari gucika umurozi na naba ariko kandi ibyo byaba hano bikaba Kenya bikaba Tanzania bikaba hehe nta urumva umuntu akora ngo bamujyanye mu Buholandi ngo mukoresha uburaya ku gahato icyo mba nashaka ni umuntu uvuga ngo ngo mutabazi ngo azamuye niveau de sécurité ngo urumva ari ibiki ndaje bakomorezaho na gatoya ntangire ku matangazo nifuza ko 2025 ibi bintu bicika aba bantu ndi kuvuga ni nabo bamenye benzi cyagiye urabyibutse cyagiye nkwereza amafoto itara uziko itara buriya rya sano nanti riba rikomeye we ntaga ari nkiriya yawe itara rya sano nanti umuntu ashobora guhinyundo kuri mena bikaba ikibazo ndaza no kubwira muri ino minsi abantu bari bamaze iminsi bagize amakuru ndayafite ndanabasuhuje umuntu ari umaze iminsi andi nabi ntaga kiri mu Rwanda yaciye hari ya Rusizi reba ko nzi n'ahantu waciye usohoka u Rwanda uwo muntu se ninde kandi ciye Rusizi urambuka nyine urumva uyo umuntu ambukiye Rusizi aba bagiye ukore struggle zanyu ntimuze kuzikorera kuri Mutabazi kabiri iyaba ibinamba nabicecetse yaho mutari mufitemo ka kanuni k'amafuti ngo nubasha kumugutura ngo muzahite mukora ku buryo biri bushinjwe system you tried the recruitment it failed naragerageje byaranze cyangwa ku rundi ruhande muri abanyagitugu tubimenye ko namwe muzi gushinja abandi bitugu utemeranya namwe muzajya mushaka inzira za panya mwinjiriramo muri murangiza mugire gute buretse gatoya n'ibindi abantu bagerageje byo kureba ko mwari mufitemo n'akantu ko gushaka kuzana akantu k'uburozi karafeiringa nako kari karimo uretse ko protocole de sécurité nanone ngiye kongera nzipandisheho gatoya kumenya aho nce bizajya bigora ni kenshi buri uzajya umpamagara ko ndi Musanze kandi wenda ndi musi yawe nkureba ndavugana n'umuntu uri mu Bufaransa wenda muvuga mu buryo butomoye nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp reka ntangire mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV nibyagicoka komeye cyane kwa mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabashimira ko mwabanye natwe uyu mwaka wose wa 2024 tukaba tugeze ku musozo reka mbifurize kuzagira umwaka mwiza wa 2025 uzabera umwaka w'imigisha nyagasani yazabane namwe nukuri muzahahe muronke muzagwize muzatunge muzahirwe nukuri imigisha nyagasani izababeho inshuti zacu z'ibihugu bitandukanye rero mwese nukuri muzagire umwaka mwiza kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi mwaka mushya muhire mwaka mushya muhire kuri twese abadukurikiye abadukunze abataradukunze byo ntago ari kibazo nanjye nawe nshaka kuba ntagukunda nanjye sindishaka ko nkunda abantu bose ariko kimwe cyo turabanye kandi tugomba kubana neza turamutse turaba abantu bafite ubumana n'ubumuntu n'ubunyarwanda n'ubwenge muzagire umwaka mushya muhire umwaka tugiye kwinjiramo uzaba ari boko gugundi gufuka muzihangane bibaho ça existe ariko birivuga ngo iyo umuntu ari mwisa wafashiye mu ntambara muzabyumva neza noneho rero ariko hazaho kwihangana kuko isi muri iki gihe muri rusangiri mu gihe cy'amage biciro byazamutse ibintu byakomeye ariko waba umunyabwenge yasenga Imana ikamuha amakuru kabiri abantu nibo aba ekonome haricyo twita kuba ekonome mugire supaguru mwihangane mugire supaguru kugira ngo ibintu bizagende neza muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo
ndumva ari ikintu nabwira buri wese nyine yihe intego, yihe ingamba, yihe uburyo azazikoreramo cyangwa azazikoresha. Yego. Tukiri kuri ibyo utanga ikiganiro ndimo nohereza agatike ndashaka kugira ngo amatike ataza kunshiraho bitewe n'ahantu ndi butahe ntashobora kubabwira. Ngiye kongera nzamure niveau de sécurité kuri njyewe nayo imaze igihe narayigabanyije. Ngiye kongera nzamure niveau de sécurité. Ubwo iyo nazamuye niveau de sécurité urambaza ngo ariko umutaba usigaye ubahe, nkubwira ko ntuye mu Rwanda. Ntabwo wamenye intara ndi butahemo, ntabwo uri bubimenye kubera ko hari impamvu. Ikindi kandi ibyo bintu bibaho, umuntu atayavuga ngo umva rwa Rwanda, no. Nicyo ngiye kubwira, niko mu Rwanda dufite umutekano mu isi yose. Ni gute ushaka nyine ubufasha igihe mu ntambara hari umuntu mu cyaro wakivuye muri Kigali utanasubira no yakena, utanajya guhinga imirimo afiteyo kubera ko ari gucika umurozi na naba ariko. Kandi ibyo byaba hano bikaba Kenya, bikaba Tanzania, bikaba hehe. Nta urumva umuntu akubwira ngo bamujyanye mu Buholandi ngo mukoresha uburaya ku gahato. Nukibaza se ntiwajyaga ku bapolisi ati reka ati izo rezo za mafia z'abapimpu ziba zidufite, ushatse kujya kuri polisi warangira. Aho ukajya kumukumva abantu bamwe bari kwanga u Rwanda ngo gutya na gutya, none ko ndi kumva ari igihugu ngo cyitwa kari gihatari gifite za human rights, ngo gifite za demokarasi. Uwo muntu bacuruza ku gahato bamucuruza gute? Kandi twe hano ntibibaho ko umuntu yavangara gucuruza gute se. Wanasimbuka ukagenda ukagira gutya na gutya na gutya. Uretse ko ushobora kubyivugisha akagira umuntu wateshari ikintu nabanye nacyo mara imyaka 5 nabuze nyibwira ndi i Kigali. Kigeze ubudaga nibiki. Iyo nisi nikisibaye. Wajya kugira ukibwira wawe undi uri kukigukorera agahita guhamagara ngo adore. Ngo kandi ngo warugiye kuvuga. Ugahita ubona ko wa muntu afite network ebana. Ahubwo akakwiyate ubuse koko nk'uri kwiruhiriza iki. Ugahita ugira gute ugatuza. Icyo mbana nshaka ni umuntu uvuga ngo ngo mutabazi ngo azamuye niveau de sécurité, ngo urumva ari ibiki. Ndaje bakomorezaho na gatoya. Reka ntangire ku matangazo. Nifuza ko 2025 ibi bintu bicika. Nanjye nzakora uruhare rwanye ngerageze ku buryo bicika pe. Ni ibihebere ibyo bintu. Icyambere, abantu bari bamaze iminsi niyicarira ahantu bakahicara. Ubundi tuzi ko abantu bafite izo rights zo gukora ibyo bintu ari abantu b'inzego, none atari n'ab'inzego. 2025 mumbwiye tuzanicare mbagurira umuceri n'inkoko dusangire, si ngombwa tuba bashuti, ariko ibyo bintu mubireke. Aba bantu ndi kuvuga ni nabo bamenye benzi cyagiye, urabyibutse cyagiye nkwereza amafoto itara uziko itara buriya rya sano nantiri barikomeye. Wewe ntaga ari nkiriya yawe itara rya sano nantu umuntu ashobora guhinyundo kuri mena bikaba ikibazo. Ntagarandi baba ngo umusinzi ngo yasitaye ngo ararigwira. Ntago ripfa kumeneka. Anayiparikaga hashobora kuba haca abantu ko nayiparikaga ku irembo mbere yo kujya mu gipangu ntago bashaka kugerayo hari kuno haragize. Ariko bavuye muhanda hagati y'umuhanda n'igipangu none nayiparikaga imbere y'umurenge Silivupre wa Byumba. Umurenge uburizwe na daso. Umuntu afata riske yo kumena itara ry'inyuma. Iyamena ry'imbere baryoroshye, iry'inyuma rya sano nanti riba rikomeye nk'urutare. Anamena retroviseur. Yari afite ubushobozi bwo kumena n'ikindi akinjiramo akagira ibyo atwara. Ko na byose nabirazagamo nge nago njya mvanamo ngo amajeke ngo biki n'ibiki. Ntabyo njyana da. Radio se nyijyana naye iraramo. Reba umuntu utarakuyemo radio kandi usikigura 100,000. Nge nagiraga radio ihenze. None ukumva yuko uwo muntu yagenzwaga n'ikindi gihe cye. Uretse ko icyo gihe babikoze bo ndabazi. Ariko ndashaka kugira ngo gose pe struggle zanyu muzikomeze ni muzikomereze kuri Mutabazi. Singi yobora u Rwanda, singi nabubuza gufata u Rwanda. Wenda kurandira umwe ndababangamira, ariko biri muri limite zibyemewe. Ko namwe murambangamira. Icyo gihe ubwo itara rya ryamenwe na RNC. None se uko givuze none baramena umutwe. Ku mugoroba nandike abantu nka 30 mbabaza ngo ariko umuntu bita Dr. Etienne Mutabazi numvishe ngo n'umunyabyumba ngo akaba na president wa RNC avuka he muri Byumba. Kuko nge mfuhira Byumba kumva ko ari umuntu w'ibyumba uteje umutekano muke birambabaza.
ntago ari ironda akarere abateza umutekano muke bajye bava ahandi za cyangwa ahandi za Gisenyi sinshaka ibyumba use bemerewe kuvayo ntago mvuze ariko birambabazi yari uturutse byumba duhinga ikirayi tukenga ikigage ibyo bintu byanyu byo gushaka kuyobora igihugu mu bivanahe okay simbabujije ariko ca mu nzira nzima basi okay mbigirira ifuhe kwa simba nifuza umunyabyumba wijandika mu bintu simba mbyifuza ndabandikira nka 30 Imana ishimwe ko nibuka bonandikiye byanga bikunda uwabikoze yahawe amakuru numwe mu bonandikiye nari kunajyaga ncisha amaso munandikiye bose kubose mbona ari imfura disi yo mbona icyama cyarabaremeye bose bubatse utuzu tumeze neza yo ninde waneje abantu ariko yari message ati tuveho nawo bonde aho turahazi ibyo mbishyira ku ruhande ariko sinabyibagiwe kabiri ntabwo babyanteye ku buryo ari ukubatinya gusa sinshaka kugirana intambara namwe ikindi gusa byanyigisha ni kimwe cyangwa message yindi bari bashaka kuma naho turahari kandi hari umuntu yita kuya ngo ariko se nguzi inzego zacu ukuntu zikora hari abantu bari pro government mu Rwanda banshimisha ngo ariko uzinga inzego zacu ukuntu zikora ngo se abantu nk'abo ngo baba bari ahanga ngo ntibafatwe no muri Amerika abagenti bari Kaida n'aba SFB y'abarusiya baba bashaka ariko ibyo bintu mbwira nibiki nese Amerika uwo tuvuga ko dufite inzego zirusha seyiya guteranyaho na NIS zo muri Amerika zo kuzi inzego za national security ukambwira ko dufite kameme baba hari wenda inzego uburyo zubatse bakaba batateza ikibazo gikomeye kuburyo umbwira ko umuntu ndaza no kubwira muri ino minsi abantu bari bamaze iminsi bagize amakuru ndayafite ndanabasuhuje umuntu ari umaze iminsi andi nabi ntagakiri mu Rwanda yaciye hari ya Rusizi reba ko nzi n'ahantu waciye usohoka u Rwanda uwo muntu se ninde kandi ayo makuru ntago ndayaguha ngo hayo mfite ko nanjye yose simba nyafite ciye Rusizi urambuka nyine urumva uyu umuntu ambukiye Rusizi aho bagiye kwagiye Burundi wari waraje kuri mission yo kwica Mutabazi ku kitamu byagenze bite murakoze reka miniraho ntago naje gukora inkuru kuri ngiye ariko reka 2025 ibyo bintu bizacike mukore struggle zanyu nimuze kuzikorera kuri Mutabazi kabiri iyaba ibintu mbanana bicecetse yaho mutari mufitemo kanuni k'amafuti ngo nubasha kumugutura ngo muzahite mukora ku buryo biri bushinjwe system dore system gosha system akibintu bamwigira nibiki system yabura Mutabazi ko we wambura nyine kuko buri mugendo kwepa unyaragatiriza system yabura Mutabazi muburirahe oko rero icyo ngicyo nizeye ko kicika nubwo muri abanzi banje ariko reka hagati yacu noneho nk'abanzi tugiye icyo twemeranye mumveho kabiri muranja ariko burya icyo kibatera ibyo nuko bavuga ngo byatworohera gufata Mutabazi ngo tumushinje system kabiri byatworohera kumara igihe nyine turimo tubikoreraho bya propaganda byacu ni murebe umuntu wihaye kwigira wo kuri side ya programment bari kubizera utuntu nk'utwo sabo kwizerwa no kuba nyine barahita bashinja system bakabikoreraho izo propaganda zabo no kuba nyine baraba banyikijije uko buriya ninge muntu wa mbere batinya umuntu wese urwanisha ikinyoma nanjye namugira inama yo kuntinya kuko mfasha umwanzuro wo ku expose ikinyoma cyawe kaba kakubayeho nk'urugero mu Rwanda nta undi muntu wigeze abasha gusesengura indagu z'amagayane ngo abone uburyo ari impimbano abandi bantu nyine arabyumva ntabyiteho cyangwa se akabitinya sinzi byari byo neza cyangwa se atajya numenya ko nzizi pini mukatubeshye murazizi abantu mwirwe kuri YouTube mwishyize murasizi ahubwo ikibazo ni none rero iyo ukoze nk'icyo kintu wa undi wagitekinitse akagihimba mwana tipari kuturaburiza so niyo mpamvu nyine bantinya ariko kuba muntinya ko mfite ubwonko
namwe muzabyara abana bafite ubwonko babukoreshe muri ibyo kuri side yanyu nyine. Sibyo? You tried the recruitment, it failed. Haragerageje byaranze. Cyangwa ku rundi ruhande muri abanyagitugu tubimenye ko namwe muzi gushinja abandi bitugu, utemeranya namwe muzajya mushaka inzira za panya mwinjiriramo muri murangiza mugire gute. So reka nizere ko ibyo ngibyo bibaye kandi mbivuze. Ubwo hari n'amakuru mbayisha atandukanye, umugore w'umufaransa bigeze kohereza we twaranahuye. Erega abantu baba bavuye hanze baje mu Rwanda, bamwe baba bakorana nabo nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. na katanu ntashaka ko tuzambukana nabyo, harimo n'ibyo bintu byo guturuka iyo ngiyo ukaza ushaka Mutabazi ukambukira Rusizi, ibindi nk'ibyo ngibyo. Reka twigire mu buretse gatoya n'ibindi abantu bagerageje byo kureba ko mwari mufitemo n'akantu ko gushaka kuzana akantu k'uburozi karafeiringa, nako kari karimo. Ariko reka tujye ku kindi nacyo kidakwiye ko tucyambukana. Ubwo icyo cyo ndakirangije nkivuyeho, uretse ko protocole de sécurité nanone ngiye kongera nzipandisheho gatoya kumenya aho nce bizajya bigora. Nibyo noneho rero ni kenshi buri uzajya umpamagara ko ndi Musanze kandi wenda ndi musi yawe nkureba, ariko ntacyo bitwaye kuko mu bantu harimo abantu bose. Kabiri, sinifuza umuntu n'umunsi warimo uretse ko itangazo ryo mbahaye amakuru no y'ijuru. Shaka mabwire umuntu uteganya yuko napfa ejo aribeshya, uteganya ko napfa uri mwaka tugiye kujyamo cyangwa imyaka ndahari, imyaka 10 ndahari, 30 ndahari, ntaho nenda kujya ndabafite ahubwo. Kandi reka mbabwire tuwacane bazima kabisa, tubane neza, mukomeze struggle bintu byanyu mubikomeze, ariko ntimubinzanemo byaba byiza. Bintu nk'ibyo ngibyo nanone ko mutazambuza kuvuga nanone kandi si bintu biki, mwe muvuge twe duceceke se, muvuge ibyo mutekereza ariko twe duceceke kuko ariko mwahisemo, ntago ibyo nabyemera. Ariko ikindi ntashaka tuzimukana nacyo, ndavugana n'umuntu uri mu Bufaransa, we ndamuvuga mu buryo butomoye. Uwo ndamuvuga nk'amakuru nakuye mu nzozi z'indoto. Umuntu uzi ko ari igitsina gore, akaba azi ko ari mu Bufaransa, akaba azi ko yigeze gufata telefone ye agakanda ashaka kunyoherereza 4,000 by'amayero. Impamvu yatumye ubihagarika ituruka ku badayimoni n'abazimu. Impamvu watekereje ngo ukumva ari impungiriye ngo ubuse ngo byafatwa bite, send tumika kabisa, orohereza. Reka ibyo bintu ntago bituruka ntago ari guturuka ku Mana, ntago ari urukundo warungiriye, wari wabitekereje byari byakuje mu mutima, wikumva ko ari ingaruka ibirimo. Ohereza rwose n'abandi kandi bumvireho. Mu magambo makeya, ni Satani ubiri inyuma, kandi nimba buriya Satani hari ikintu ari inyuma, nuko iyo aguhagaritse uburumba nyine biba bigeze ku ntego ye, uba ubujijwe umugisha. Ubujijwe umugisha, kandi Satani akunda kugira nka marayika w'umucyo akakwemeza yuko ubikoze kubw'ineza, kubw'ikintu cyiza. Reka wenda mvuge ngo bireba abantu bose bakunda Mutabazi,
ari abari i Kigali ari abari ku isi yose usanga yiyumvamo ngo numva nagira icyo muha ariko se nagicisha he byafatwa bite. Icyo kintu nizere ko nta muntu uzongera kukigira nka excuse cyangwa se nk'impamvu mu mutwe we. Nizere abantu duhura bari mu mavewiti yatima nimero najya kwima ngo isanzwe irimo ngo nyimaranye imyaka 2 kuki wayifashe usugamije iki ngo nyine ngo numva ndakuvugisha nuko bihagararira hese. Donc ikintu cyo kumva ko mutabazi kumuvugisha byakugiraho ingaruka mu kivemo n'ubuswa ni satani kibateza nta ngaruka ntazo. Nazo kuko abo ngabo wumva bakureba nabi nirwana nabo cyampura nabo cyanganira nabo ubwo bazaguteza ibibazo nabo byabibateza ko tuba twavuganye. So magamake muri ibyo bintu ntago ari bizima ntago ari byiza ntawe ntegetse nga ntekereza atantekereza ahubwo ndi kuvuga wowe untekereza mu mutwe wawe ukishyiramo ngo wasanga biteye ikibazo wasanga mu mpande zose mu buryo bumwe cyangwa ubundi ayo makuru nyafite gutyo inzozi nzifite gutyo ni satani uri kubabuza umugisha. Keretse nimba ntabyo watekereje ko nimba uzi ko wabitekereje ukakomeza ibyo ntago ari sawa ntago ari bizima nta nubwo biri fonde. Ndi umunyakuri iyo biba bifite fondement ari kubabwira nti mugende mu gakeya kuko nuko mbayeho. Ariko nimba warankunze wakabaye nankundira personality yanjye urabizi ko nimba nkubwiye ngo nta kibazo kirimo mwohereza amafaranga telefone ishake turike kuko muri benshi nicyo kintu kinatangaje muri benshi muri mwari n'uwavuze ngo yewe umva nashaka kuyamwoherereza yanamugirira akamaro ariko wenda inzara imwica ariko bitamugiraho ingaruka byamugiraho izihe niwo control ingaruka mutabazagira no send the money by'umwihariko ibyo bine by'amayero byo mbibone bite mbibone ikigano kikugera utuyohereza mite nyabona cyetse nimba wari suyarya ariko ubundi muve muri ibyo bintu mu bwoba bwa shitani satani yabatugaritse ku bwoba njyana mu kiganiro warning natanga nize ebyiri ubundi twagira umwaka mwiza abakunda mutabazi mwese Imana muri uyu mwaka izabaha amafaranga kandi menshi abakunda mutabazi mwese ntawemereye gupfuriya mwaka ntihazagira upfa numwe dufite ubwo butwari nayo mavuta Imana izabarinde irinde ubuzima bwanyu irinde ubugingo bwanyu neza kandi tubeho mu buzima bukunda igihugu bukagirira umumaro abagituye n'abagikunda tubeho turaba abanyamumaro tureke kuba abanyamwigendaho nubwo umwaka uri imbere ugoye uri tough ariko ibintu bimeze gute. Ikindi mwabantu mwe mwirwa muvuga ngo urabona ngo sijuwe ngo ibiki nibiki nimba hari abaza hano bafite ibintu bashaka kuri mutabazi bakazaca Rusizi bagenda batabikoze ejo nibo muzambwira nihagira ababacakira bakabakurura amatwi muri zashokeye he ngo ninze kubavugira ngo kabaye ngo induru ingirikano ryacitse umurizo naberetse ko isi yose ubu bari kwa Mondarane babayeho neza ubu muri Omani bajya bavuga ngo bari kuducuruza ngo turaci ibintu nk'ibi isi yose iri donc ishobora kuba mu tuntu n'utundi nge sinzi warning nayitanze cyane umunsi nagiye kwitanga mitane nibuka yuko ntago nenda kugenda ariko mu myaka 30 cyangwa 20 aho nzapfira sinshaka umuntu uzabanga urupfu rwa mutabaza agiye kurusesengura ngo rufite ngo isano ngo na leta urupfu rwa mutabaza azaba ari urupfu muzashyingure mutake gutwika niba byaraje muzatwike mukomeze ubuzima bwanyu ntago ngewe biri na necessary yuko mujya rusororo mukamara isaha 3 wowe wasting your time mukomeza akazi mukomeza imirimo ibyo nagiye mvuga mu bigarure ahubwo mu birebe cyane aba YouTube batwike bacuruze nanjye vuga ngo nushaka kumpimbira zampimbira ariko se ntibyagira ingaruka ko banara oya biroroshye abana n'umugore mu bahatu $100 $100,000 nizibageraho cyangwa $500,000 ubundi mushake munampimbira ibyo bitarabayeho nimba bicuruza what's wrong ubuzima bwanjye burangiye ubwo abandi bukomeje abahituba bakeneye gukomeza gucuruza no kubaho no kugira gute nuko so muzakore ubuzima buzakomeza nicyo nshaka kuvuga ariko hatazagira ubukoramo propaganda zidafite igisobanuro zitafite n'ishingiro kuko nicyo cyari kigamijwe kuko ntago waba warabayeho urwanisha igihugu ngo urupfu rwawe none rumere nkaho rugiye kugisiga icyasha kitanafite ishingiro
cyane ko ngewe buriya mu myemerere yanjye nanemera yuko niyo cyaba cyabigizemo uruhare, sinzi nimba kijya kibigira mu ruhare mu bari wese, igihugu kiruta Mutabazi. Nimba rero naravuze ngo u Rwanda ruruta Mutabazi nkiriho, ibyo bintu byawuzanye ngo by'uduteori n'uduki nushaka uzaba ufite video footage uzazisibe. Mu magambo makeya sinshaka, ndabibujije kuko nzi neza ko si ubwa mbere mu bikoze mushaka wango reka turi Mutabazi bizitirirwe system. Kubwizo mpamvu rero mbiyamye mu buryo bwa gisirimu na kirokore na kivandimwe